a.m. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel like I'm the blessing, persistence and obsession. How you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. Hello? Oui. Shema, Yes. umeze neza? Yeah, I'm fresh boy. Nanjye nari uri heza. Narindi wo mtu narindia. Umva nkubwire rero. Man, sister amafaranga yaranyemereye noneho. Ariko byari urugamba byatanje. Uvuze? Sister nyine amafaranga yaranyemereye. Ariko byari urugamba man, uzi ko roho yarigiye kumvamo. Shana ifite ubwoba byatanje. Ibi niba mbabwira ngo umugabo. Shamba nagerageje ariko man haraho byera bikanga ariko umva amafaranga yaranyemereye kabisa. Oya wivuga byinshi y'amafaranga wayabonye ngiwe reka mpite kugwaho none nta minota bitamuriza. Buretse man buretse kwituza none nga byibuze wenda uzashize nk'iminota nka 10 kwa ko nibwo kiva hano mushobora guhita mukubitana nyine akahita abona yuko hari mu kibazo. None se umva anyemera amafaranga ariko ntago aranyohereza nibwo gisohoka rero ngo agiye kukaza. Usongira diri gutita afite amafaranga usata yohereje. Yara kandi abinyemereye man nkuzi gishoboka cyose uburyo yanyemereye ntago yakwanga kuba yamereza. Okay, ntari noneho nihashira nk'iminota 10 wowe bituze. Nk'iminota 10 bituhagura kwituza. Oya ntari binangirika nshaka ko ntamakapatarometero ngo byatsa. Ebana ubanguka ariko hari ibintu nshaka ko tubanze tukavuganaho. Ibi bintu se kandi wajya ukora business imyuga itangira ukabarira amafaranga ugiye kurya ukajurika kuvanga iyihe none cyo. Ereka man uzi ukuntu bigenze kugira ngo amafaranga yampereze. Man nari ngiye no kuva mu roho. Rero ndagira ngo uzi ukuntu abanje no kunoye. Umva wigira wipanika reka nze ntari bitutu biganire. Okay. Sanga hotebo kwagera. Yes. Kuzamuka kuri esikariye. Sawa Merisi. Wampaye amahoro masohoka ariko uri kumujijisha umunota umwe. Sawa
siko wagira ngo umushyitsi wanyu simani wajya ucangamuka ukumva nyine nawe hazi uzi ko ujya umera nk'umuntu ufite ibibazo wagira ngo ni wowe ufashe isi ikibazo ufite imana byakomeye akazi byataye ibiki bikaze ukuntu bimeze wajya ureka amaganya ukaba umuntu w'umugabo ukicara ugahama umwana ni ibibazo ki ufite urabizi ko inshuti yanjye yewe ni inshuti yawe kuba uri inshuti yanjye ufata umuntu mukuru we nyine umuntu uzi ibintu byinshi umuntu usobanukiwe kandi uri kubona ibintu byahanze nyine ntabwo mbisobanukiwe cyane pe ibintu by'ububobo ibintu by'ubucakura ibyo ntabwo mbizi kandi mbona wowe ubusobanuzi bw'akantu kose wowe n'ubucakura se nyine uva mubwire mbese urabiyoboye kuri jamani tuvuge ibintu mbese urabiyoboye kuri mbo mba nyine maze mubwire ntabwo mba ndi iwanyu ntuzajya uza kunsuzugura uko wiboneye niki gituma umbwira ko ndi imbobo ubwo bucakura n'ububobo urabona njye ndi inzererezi ku buryo cyangwa ubona kubera ko mba naje hano ugiye kugira ngo ubwire ibintu bifite umumaro akaba ari gushaka kumfatirana ukagira ngo njye ndi inzererezi bro urabizi ko hano hanze niba mbayeho neza kuba nza hano ni ukuri inshuti yanyu mufata nk'umuvandimwe ntushake rero kujya urisuzurira washatse nani wanyu nahava rwose sinzongera no kwagaruka ntabwo aricyo nshaka kuvuga nyine njye muri ikintu ushaka gusaba buriya umbabaje byatariwe ntabwo wabyumva hejuru ko muzanye ikintu cyinjiza ubwo ni burakaye mbonamo inzererezi imana burakaye nyine yabaye umuntu yarakaye n'ubuzima nta nubwo waba ugikoranye n'umuntu yarakaye gufata umuntu nkaho ari inzererezi ubwo nyine sisitari kandi namusubiza amafaranga ye nakunda ikibazo cyawe rero narakubwiye ngo we nta nubwo uzi no gutebya ntabwo uzi ibintu bya burage ubu si sisita waje mu biganiro byanjye nawe gute n'ibintu by'ubuzererezi ubu none se ariko iyo ubirakariramo kandi njyewe ndimo Ese kugira ngo wowe? musobanure musabe serivisi musobanurire neza nkaba mbona urakare ukuntu akora n'umuntu wandakariye akarakara n'amafaranga urumva njye se nanze iterambere ryawe ko aricyo mba nshaka aho nyine ukagira umuyobozi mbwira nanjye njyewe ndagira ngo umfashe pe urabona ibintu ntabwo mbisobanukiwe neza shima ndakwinjiza mbabarira urabona ibintu ntabwo mbisobanukiwe neza kandi urabona njye nta mafaranga mba mfite usibye kuba ndahangaha mu rugo sisita aba ari wowe uri gukurikirana ibintu byose urabona niwe wampaye amafaranga kandi yakugiye kuha amafaranga ntusego wagunda kuha amafaranga wowe rero ntabwo ujya umenya ukuntu wowe utanga n'inkuru nk'ubuhereye yawe uzanye ibibazo ujya kuha amafaranga ufite amafaranga ariko uracyafite amaganya nyine amafaranga yayampaye ariko yaguhaye angahe se uretse nyine mu kigendanye n'umubare yampaye wenda ntabwo aricyo cyihutirwa banza umbwire icyo ntari ushaka kubwira upfa kuba ufite amafaranga ntari ikibazo mfite uri kubona uburyo sisita tubanyeho muri buno buzima icya mbere urabizi ubu imibereho yacu mu rugo baracukisha ku ntego banza umusobanurire yego sisita mu rugo urabizi nyine ukuntu byagenze buri kintu cyose rero ni sisita uri kugikora urabizi nanjye ntabwo ibintu byo gukora pe ntabwo napfa kubishobora n'ibintu byabikora rero ikibazo mfite nk'ubu ngubu amafaranga sisita yampaye n'uburyo aba yamuvunnye n'uburyo tuba tubayeho mu buzima bugoye buri kintu cyose sisita uri kugikora njyewe nta kintu ndi kwinjiza ugasanga ntayabonye ndimo ndayakoresha mu bintu bitari kubyara umusaruro ndagira ngo mfashe nk'umuntu mukuru nk'umuntu usobanukiwe bino bintu buriya uri n'umubano mu bana ubamo pe ndagira ngo mfashe reka wikivu nanjye we kuba narakuzaniye bizinesi ni ukugufasha nyine nanjye nshaka ko ufasha sisita wawe ntazajya avunika wenyine uba umuntu w'umugabo nicyo ntari kugufasha ikintu none njye nshaka rero umfasha muri iki ngiki babarira umubwire ese imana ibi bintu koko bizarya aho kugira ngo dutangire ibintu ntibirye uri kumva amafaranga ya sisita ubona ndayahombeje niba ubuzima tuba tubayeho n'uburyo ngenda mwaka amafaranga noneho n'ubundi buzima nta n'ikindi kintu nazongera kumwaka ngakiga ngabe yakinga imana mbabarira umfashe aya mafaranga tutayashoramo aha hantu ugasanga amafaranga arahiye ugasanga mbuze ibintu usobanura sisita none sisita yanyica ni ukuri sinzi ukuntu nabigenza mbabarira umfashe aya mafaranga ntayashora ugasanga arahiye nkabura amani mu buryo nsobanurira sisita ibigendanye n'amafaranga ye ibaze nk'aya mafaranga aramutse ahiye ibaze ibihumbi 150 yose aramutse ahiye none ibihumbi 150
mane y'amayumbi 150 ariko ibazo turamutse tuyashoye uzakayitari ndoze yahita nico n'ukuri ubundi nyine munyizeye nk'umuvandimwe kandi nanjye inama mugira inama zatanje nyine zizakugeza ahantu ugiye kuburi urumva ngiye nkubwire sibyo tugiye kubigenza wereka guhangayika sibyo guhangayika nta kintu kigiye kuba ahubwo si 150 baguhaye 150 n'amani ariko yakugiriza na desa se okay ntari bibika nta kibazo 150 urumva okay kibazo ramutse yeno nyahita bikagupanika ariko ntekereza mubwire ikintu ugiye gukora 150 urumva none reka nkwereke iki kintu tugiye gukora Ase biza man saru yuzuye intebe kirombo wazo kanyicara hejuru ishamani yari cyari yongiye hejuru kireke ibintu nk'icyo nzi kuri seriye wajya ukicara hariya gishaka kwicara hanga mweze mudese ndebera muri mujana man ngira ngo ntabwo kujyana kigani naho gacha umunezero ahantu maji waje ubuse ko nicara mbaye cyane ndi bambi baje kwicara hariya ntuzajya banga ahubwo simumbwiye bimeze bite kumva ndagise sanze bimeze nkaho muri Rwanda ndimo ndakwaka amafaranga kugira ngo njye gutangira business isangira umumaro ejo hazaza nawe nkaba nagira ikintu mumarira nese izo siporo zakugira umumaro ubundi kuki utabinyereka ko ziwufite ngo ubikuremo nk'ayo mafaranga uri kunyaka ya business n'ubonye business akaba ari ikintu wihebeye kandi wari usanzwe ukora cyakwiye kuguhereza nza ko n'ubundi wigeze mwe Thomas ngo ikintu cyose ngo uzajya ngo ucyemera ngaruko ngo nakibonye kandi nkaba naye nta igihe cyo kuba yatangira kungira umumaro kikaba kitari cyagera nyine nkaba nshaka none uko nabikora nihuse kugira ngo ntangire mbone umusaruro hakiri kare ukaba utari kubyumva swamaye amafaranga 150 ngo nyine umva 150 na kera Nesi man, kama mbwenye ngona majiti tunasanze muko. kwacicitse kiza Yesi sanze muvuga mumbonye majiti. mbese nibyo twavugaga byari bishize asohotse umureba kuki utamubajije None se nende ibibazo cyane ibibazo ahubwo ubwo gacyeza ko. Byagize bite se? byadihore Twahiye. aba ari no gushya nyine tu Yine man wongeye instruction nuko bimeze tu. Uri kubona ubwo. okay nijye wahiye si bo wahiye noneho biri clear Agwa event zanye se? man kuki mwikunda ama event zawe zo nazibonye okay umva bamubwiye sibyo umuntu zigiye kugenda Dani bamuhaye 70,000 Yogi kubera ikize kandi 70. kubera iki se kandi savuye kuri konti yacu ngiwe anyeretse message mushiki wamwereje amafaranga 70,000 atarenga nta nubwo amushyira yo gukata urabyumva neza so gahunda rero kuntu imeze nje n'ubundi nahombye katubigendanemo neza sibyo urabona 70,000 bamuhaye sibyo Ndi kukumva. jewe tugiye gufata veni zawe tuziguye nako nziguye kubera ko n'ubundi n'uki afite uko bivuze ngo
ntuze kuzana ibintu by'iki tugiye kumubwira ayohereze kuri fone yanjye sibyo kuri veni zawe hasigaye sinkani tuyakarage Kadege kayazamure niturya bituhomba veni zawe uraba uzibitseho nabi bito ariko iyo 50 nituyikaraga tuzagabana inyungu se veni zawe ntabwo uzabazi kuyo none urumva ushaka kurya 50 yose si ibintu byo diru turimo turi babiri bro reka nkubwire niba ari ibintu by'ubugona iyo veni reka dupasure 10 akareka hanyuma dukarage nibirya paso sibyo jewe ara amafaranga uyamaye nkayanjye nyine kunakugurisha sibyo sinigeze musaba inyungu yari amafaranga naguhaye wowe tugabane paso kwezi ya senkane zisigaye tukabane paso nahe sibyo reka umpango turimo turi babiri ariko si umupango turimo turi babiri shareke ibintu by'imikino mu mafaranga turimo umupango turi babiri gute veni zawe ntabwo nzaba nazi gwe wazikenyeriyeho nirivuga gake none se urashaka kuya mu mwumvishe ntari bino none reka vuge gake niba ari byo ukeneye ariko reka ibintu by'imikino ku mafaranga bro veni zawe urabuzifite sibyo senkane isigaye niyo tugiye gukaraga ubwo niturya ko nyine n'ibyanjye na Dan ngiye mvuye mu bwongo gusa ni veni zawe uzifite okay ntukeneye kujya ku mafaranga ndabikeneye uribuka ko ejo nabikubwiye cyane rwose narakubwiye ngo emera ko nta deni ngufite tuyakarage yose 70 ese mwana gucyo utakumva yuko amafaranga yene yagwere so kizi se nigeze musaba inyungu se ubu ari yo nyungu ariyo nzakwishyura izo veni zikureho oya nabwo wamwibye none se urumva plan tuyimo turi babiri sibyo ngiye ugomba kumonye plan tuyirimo turi babiri gute se kuki abantu mwikunda bro erega gende gukaraga mahindi mukadege sibyo veni zawe urazicaranye ushaka nuko ndyama na 5 na 3 none wonge ngo niturya ngo none ngo tugabane ahidi yaturutse kuri nde si kuri ngewe ye naza ukaba kuri nago waragize ibyo bitekerezo mva mubwire tuze gupfa amafaranga cyangwa ibiki na amafaranga 70 yonyine cyangwa se ngewe uzama izo veni bite nkuraburiza ufite za 50 kuzishake okay no business reka tuyireke nta kintu ndigomba rwose ni bunini za 70 none amafaranga 70 nta kintu yamarira ibyo urabizi nta kintu yonge ndigomba nta n'ikintu ndikunguka noneho ntari bi akugira ngo uvuge ngo wowe uzandaburize byagiye kuza mbite mugiye inama ayashore mu nyanya azashyira ara ku gitara bazajya bamwirikira nta kintu mpomba rwose ngiye Bosco mumamagaye mwihuta se hari ikibazo gihari n'iki nkiri mu kazi ugiye guhindurirwa akazi aka kanya ni amahoro ibi ngibyo urabimenyeshwa ese kameze gute ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko ugiye guhindurirwa akazi ikindi akazi ugiye gukora yego uzakora ibishoboka ibyo ari byo byose niba gusaba no kwica umuntu uzabikore nta kuzuyaza Bosco uri seriye cyane igendere ibindi urabimenyeshwa Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again.